Okay ga nyibisanzwe nkuzana amakuru meza uko bakora amafaranga online nagishoro nyibisanzwe nabibabwiye kenshi uko ngiye kubashakira application noneho ibishyura kuri Momo. Yego mwangwiye yuko ngo benshi batazi gukoresha Binance badafite na account kuri Binance ko bibagora kugira ngo banabe verified. Rero uyu munsi mazana igisubizo mwabinsabye kenshi uko naza bashakira platform yishyira kuri Momo aya bakahita kugeraho kandi ntangorane. Ese birashoboka? Yego ini application imwe rukumbi. Igitangaje nuko iyi application ururimi rurimo ikinyarwanda gikora neza cyane. Washaka ugashyira mu yindi rurimi ariko ikinyarwanda cyo kiganje muri application. Na makuru meza ari ku banyarwanda. Bavuga ko ari platform y'abanyarwanda kuko kenshi na kenshi ururimi rwiganjemo ni ikinyarwanda. Rero nkuha ikaze ngiye kukuwereka easy way uko bikorwa. Guys rero nubu uzajya urabona ni business cyangwa bonye ni platform iri kuyatanga kandi yihuse uko nabandi ari kugenda babikura uhita ufatirana kuko uyitegereje ngo ugakorejo usanga iri kugenda itagarant kandi iri kugenda ita umwimerere wayo. So rero nk'ubisanzwe iyo umuntu ashora areba hari inyungu yabona ari kunguka akayikomeza, yabona iri guhomba kugenda yivamo. Uko agenda yivamo rero nuko ajya yishyura nibyo bigenda bigabanyuka. Rero ukumva rero niwifatirana nubu. Okay, nongeye gureza ikaze ni kuri wa murongo wanyu mukunda Sam Promoter official nk'ibisanzwe. Wahageze nk'ibisanzwe nkuha ikaze ariko tumanze tuvuge nk'ibisanzwe ku bashaka gukora amafaranga nk'ibisanzwe. Okay guys, nongeye kugusuza nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu bagezaho uko mwa boostinga channel zanyu, uko wenda mwabyaza application wenda mu gihe habonetse application dusanzwe dutangaza buri munsi ukora amafaranga nagishoro kuri online. Ariko tubagezeho na show murabizi, haba muri entertainment, haba muri the commentary n'ibindi bye bitandukanye n'amakuru ari kugenda cicikana. Ariko muri iyi minsi turi kubasha kubahereza na application uko wenda ibyo byose mwabikurikirana ariko mwikora n'udufaranga gake gake n'amafaranga mwataye usibye kwa wenda wifitiye utumenga twaye gusa. Guys rero reka mbereke application mwayisabye muri tari baki uko nazabashakira application imwe rukumbi ibasha kubikura kuri Momo nkuko mwabinsabye. Dore uko benshi ngo kubikura kuri Binance ko bibagora, dore uko benshi ukora iyo bita KYC bibagora, kuba verified bikabagora. Ariko rero nk'ibisanzwe iyi application yishyura kuri Momo impamvu nayizanye kugira ngo ibashe namwe kuba dafite Binance cyangwa adafite PayPal cyangwa Trust Wallet n'izindi zigiye zitandukanye babashe gukorera amafaranga kuri simukadi yawe cyangwa kuri Momo nk'ibisanzwe. So rero nk'ibisanzwe ngiye ukanda kuri link bamaye, o link uraza kwisanga muri video description iyi video uri kurebera aka kanya ubundi ubashe kujya gukora sign up. Ngiye kwereka ko wakora sign up. Reka shiro connection. Okay rero hari yashyizeho connection ngiye kwinjira kuri link bamaye ubundi ngende nkore sign up. Wowe link nabikubwiye uraza kwisanga muri video description iyi video uri kurebera aka kanya. Rero nk'ibisanzwe application yacu uko yabikubwiye ni ako iyi platform yacu niko nabikubwiye. Amini ni Nyarwanda guy, nongeye misubiremo. Ni Nyarwanda guy nkuko uri kubona hanga tuse tugira aho tugiye gukorera iyo bita sign up cyangwa register. Twahageze rero nkuko twahageze nukimara gukanda kuri iyo link urahita ugira ahantu hameze nk'ahangaha batakubwira ngo page yo kwiyandikisha uzuzamo neza ibyo bagusaba kugira ngo ubashe gufungura konte. Andikamo amazina yawe. Aha rero handitse ngo andikamo amazina yawe. Ahantu kwandika amazina yanyaho ahura wenda n'urugero na Momo yawe kugira ngo uzabashe kubikura byihuse. Amazina yawe yanyayo abisakubye ahuye nayo uzajya ubikurizaho. Bivuze ko ari amazina yawe kuri Momo. Ahangaha hambere ngushyira amazina yawe yo kuri Momo ahuje na Momo yawe. Hasi rero basakubwira ngo andikamo email yawe. Nuko andikamo email yawe usanzwe ukoresha. Ahambere anse uraza kwandikamo, ahakabiri uraza kwandikamo email ahangaha. Aha gatatu noneho azakubwira ngo andikamo nimero zawe za telefone. Nimero za telefone no gushyiraho nimero uzajya urabikurira usanzwe ukoreraho guy. Nyibisanzwe rero ngewe hangana ko za account kugenda bereka step by step. Ha gatatu hasi bazakubwira ngo andikamo password uzajya ukoresha. Uzandikamo password nk'urugero wenda wandikemo wenda Kagabo rimwe niyo ni password wenda n'urugero. Niba byanga wenda tuvuga ngaho wenda wanditse mu nyuguti ntoya uzabashe no gushyiramo n'inyuguti nkuru muri iyo wanditsemo. Wenda wandikemo wenda Sam wenda rimwe cyangwa wandikemo wenda Pass rimwe
cyangwa mbese izina rya wenda ukurikizo rimwe rimwe wenda n'ibindi ushaka kongeraho, handitse ngo andika password nk'ibisanzwe. Kode rero nk'ibisanzwe izahora ari iyi ngiyi nyine y'uwagutumiye, izahita yizanamo ubundi ubashe kwita ukora sign up. Rero nurangiza kwiyandikisha byose wabishyizemo amazina yawe ya nyayo, email yawe, washyizemo na nimero za telefone zawe uzayirabikuraho, wandikemo na password uzagera akoresha, uzaza hano wandika munsi handitse ngo iyandikishe, uhita uhakanda handitse iyandikishe. Ngewe ko already cyangwa niyandikishe kera handitse ngo usanzwe ufite konti, ngiye ndaza gukanditse ngo usanzwe ufite konti, handitse ngo injira. Mwandi hano injira kwa ngiye sanzwe ufite konti guy, sanzwe ufite konti. Ubundi ngiye kwinjiramo mbashe kugira mbereke mbashe kugira ngo mbereke noneho easy way. Bisanzwe rero kubera ngiye sanzwe ifite konti already, ngewe nzahita mwanditse injira, ubundi nzanditse ngo injira muri konti yawe, andikamo email na password usanzwe ukoresha, ubundi winjire. Rero urukona ko platform ni Kinyarwanda kandi n'abarikoresha nabo cyane cyane abanyarwanda guy. So rero ariko mbitavuze niba uri no mu Burundi wenda wanayikoresha kuko nawamenya tu uzabikoresha wenda bikunde tu, kwa abanyarwanda n'abarundi bose bona bajya gukora ibintu bijya gusa guy. Rero hangaha tuzaza dushyiremo ya email twakoze, ngiye kora kubera ngewe nayisevinze muri kubera ngiye password nayisevinze muri phone already, ngiye nzakanda na email. Ahangaha kwinjiramo nk'ibisanzwe abaza gusaba email na password, ngiye kora nabisevinzemo nzaza kwa ngiye nabisevinzemo nzaza shyiremo iyo email yanjye nakoresheje, ubundi ninjire guy. Ni ibintu byoroshye cyane kwita ubikora guy. Rero ngiye nahise ngeramo nk'ibisanzwe nuko nguku application imeze, uko imeze iri mu Kinyarwanda, ikoreshwa ni mu Kinyarwanda guy. Rero nk'ibisanzwe reka dukandira ari ubudomo butatu hano hejuru, ari ububoro butambitse butatu, tujye tugera no muri home screen yacu. Task zacu rero nuko nguku zimeze guy. Ushaka akazi niho dutangira, handitse hot, akazi nakoze, akoze time war ahanga new nk'ibisanzwe, gukina game, gutanga akazi uko kundi wenda harimo uburyo bwinshi ndagenda bubereka uko utanga akazi, ese ni gute yagatanga bakagakorera, ni byinshi. Uko nakangaha harimo mobile app, anga birimo n'ibindi bigiye bitandukanye, many sites n'ibindi bigiye bitandukanye, kubikura n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero application yacu twayigezemo nuko nguku imeze, nukutimara kwinjiramo nuko zaba imeze nk'ibisanzwe, nago na amafaranga zaba dufitemo ahagije. Rero ni gute rero task zacu tuzikora nk'ibisanzwe, tuzaza nk'ibisanzwe naberetse, dukandira hejuru muri kona hari ububoro bitatu buri hejuru butambitse. Uko noneho uko dukora task uzaza uhanditse ngo gushaka akazi, aha tuwakande nk'ibisanzwe. Rero kugira ngo ukore zino task baguhaye nuko ufite iyo bita Telegram muri phone yawe, ukaba ufite n'izindi YouTube n'izindi zitandukanye bitewe n'akazi baguhaye. Already hangaha baritso bita ngo hitamo akazi, hitamo akazi ushaka. Ahangaha already hambere kose ahangaha niba ushaka kose bazatagubwira instruction hasi, noneho bazatukubwira instruction ahangaha uko nako ari logo ya WhatsApp, handitse umubare w'abakozi bakenewe nk'ibisanzwe bashaka bari gutanga kano kazi, banako bakenewe kugira ngo batange bakire kano kazi bangana n'5,300. Rero akazi kacu rero kugira ngo tubashe gukorera amafaranga angana na 20 y'amanyarwanda ni gute? Nuko ugenda wanditse ngo gufollowinga WhatsApp channel, nta kindi, ukahita wishyirwa ayo mafaranga nk'ibisanzwe. Hepfo n'ahandi urukona ko harimo gufollowinga Instagram ukabona 10, no gukora subscribe kuri YouTube no kuri Telegram. Urukona ko ahangaha harimo akazi bitewe nuko wagiye ukabona. Ahangaha rero niki tugiye gukora, handitse ngo gufollowinga WhatsApp tubashe kubona event, tuzaza handitse ngo saba. Aha nito dukanda, nta kindi guy, tuzaza dukanda handitse ngo saba, ubundi twite tureba ibikurikira. Already hanga twese tuwagira akazi tugiye gukorana akangaka gufollowinga WhatsApp, ukahita ubona 20. Ibisobanuro by'uko bikorwa akazi nk'ibisanzwe ugenda ubisoma nk'ibisanzwe hanga, ariko ndi kugenda banyuza mu icamake. Aha rero ni kire dukora hanga nk'ibisanzwe.
Okay, ahangaha rero niki ahangaha ukora, tugiye kugenda noneho ukubona ko ahangaha icyo ukora uragenda ugaflowinga, warangiza ukahita ugakora screenshot ukahita ubitanga ahangaha, ukahita wohereza, handitse ngo ohereza ibyo wakoze niba byakozwe. Tugiye kwikora akazi, ngo tangira akazi, tangira gukora, handitse ngo tangira gukora. Icyo tugiye gukora nta kindi, tugiye kugenda duflowinge akazi baduhaye. Kwa akazi baduhaye nako kujya guflowinga WhatsApp channel, bivuze ko turaza guhitamo WhatsApp, ubundi ariho tujya guflowinga. Ubu buryo ndi kubereka guy nibwo mwasabye kenshi yuko nzabakorera guy nari nakomeza nibutsa abantu gukanda subscribe kuri channel guy, ko ndi kubakorera akantu k'ubwenge guy, mwongere mwibuke yuko ndi kubakora akantu k'ubwenge. Okay, internet yanjye iri kugenda ibanye, ariko ndabasha kongera kugerageza ndebe niba birakunda, kugira ngo mbereke guy step by step, mbereke step by step guy uko bikorwa. Okay, nyibisanzwe rero iyo umaze gukanda hariya kuri iriya WhatsApp naberetse, aho uraza gukorera ako kazi, already application yacu cyangwa platform yacu nuko nguko imeze. Nababwiye uko harimo uburyo bwinshi, uramanza kwanza uflowinge ubashe kubona amafaranga, uko abantu benshi bagenda babona amafaranga. Nk'ibisanzwe ko turi ukorera handitse ngo Rwanda micro job, nk'ibisanzwe iyi niri gutanga akazi, iri kubasha nyine kwishyura abantu, uko ugenda ukaza ukayiflowinga, ukuza ukagenda nyine ubasha gukora amafaranga. Nk'ibisanzwe application cyangwa ni app y'abanyarwanda, ahangaha bagenda kwereka abantu benshi bagenda babikuramo, nk'ibisanzwe bagenda batanga n'akazi, ibi byose bagenda byerekana ahangaha. So rero icyo dukora nta kindi ahangaha dukora, tuzanga tugakanda handitse ngo flow, nta kindi dukora ahangaha handitse ngo flow, nta kindi dukora, turaza tugaflowinga ahangaha guy, nyibisanzwe aha turaza tugafita duflowinga, nta kindi. Already iyo waflowinze uraza wenda tuvuge nk'urugero ugakanda screenshot kunguko, already ahangaha ukona ko wakoze waflowinze. Okay, ikimara guflowinga uraza ugakanda screenshot, kuko yitari waflowinga n'ubundi bahora bakwibutsa ngo ukore flow, ariko iyo waflowinze already bura waflowinze. Icyo tugiye gukora ni iki rero, kiye kwita tugaruka nga inyuma ndi twakoreye akazi, niturangiza twite dusubira ndi twatangiye ngo handitse ngo tangira gukora, twite tumanuka munsi handitse ngo ibisabwa, andikamo ibyemeza ko akazi wahawe wagakoze. Nta kindi rero, nkuko nankubye ukora screenshot hariye. Icyo turakora handitse ngo ohereza na screenshot, turaza handitse ngo choose file, nta kindi anga turakora guy. Nta kindi turakora, handitse choose file, tuwakande, niturangiza twite tugenda duhitemo ya screenshot twakoze naze. Okay, tuzanga kuri screenshot, twohereze screenshot twakoze. Okay, hari misemo screenshot twakoze already, igiye kwita ijyamo, andi kwisavingamo, igiye kujyamo, ubundi tubashe nyine gukora ibintu buri professional. Okay, already ahangaha iyi screenshot yacu yagiyemo. Icyo tugiye gukora handitse ngo emeza amategeko n'amabwiriza. Okay, nk'urugero ahangaha rero iyo washyizemo iyo screenshot nk'ibisanzwe, tuvuge wenda nk'urugero kuri WhatsApp wenda handitse ngo andikamwo ibyemeza ko wenda waba flowinze, uzaza wenda amazina witwa kuri WhatsApp wenda ariko wandikamo, wenda tuvuge wenda nitwa wenda Sam Promoter, nk'ibisanzwe ndaza nandikemo Sam Promoter. Sam Promoter niwe waba flowinze, nta kindi na screenshot yaranze aba nayikoze, nindangiza inzanditse ngo ohereza, nta kindi nzakora. Hari amategeko n'amabwiriza uzaba wabikoze hariya nyine ushize koze screenshot, urangize wandikamo no waba flowinze uko yitwa wenda kuri WhatsApp nk'ibisanzwe. Ahangaha nyine nk'ibisanzwe n'ukuri kwibona babashaka proof nyine kugira ngo ubashe kubona nyine amafaranga gaye. Okay, ahangaha ukona ko already amafaranga yacu approved, ko yemejwe stati yacu ahangaha 20 guy. Ukona ahangaha ndikwereka easy way uko bikorwa, ni kuriya bikorwa, ukona ko 20 yacu ahise azaho. Hari ari guflowinga tena, kandi turacyari kuri hope, cyari kuri hot, twongeye tugaruke kuri hot. Ni kuriya ibintu bigenda bikorwa step by step. So hariya rero twatiri ku kazi kose kakozwe,
hariya tuvuye kuri WhatsApp nk'ibisanzwe, twa turi gufollowinga bariya. Reka twongere tumanuke noneho tujye hehe, reka tumanuke tujye kuri okay, ahangaha ari gutanga makeya. Reka dukomeze tujye n'ahandi turebe. So ahangaha reka duhitemo wenda Telegram. Okay, Telegram nitumara kuyikandaho andi kwereka easy way, uburyo bwinshi nyine abantu bakoramo amafaranga, ariko ntabwo aribwo turibandaho. N'ufite Telegram nazanditse ngo saba nk'ibisanzwe, ubundi ugenda following abangaba batanze akazi gaye. Aha rero kuri Telegram nabaheretse uko bikorwa nk'ibisanzwe. Uraza ukandetse ngo tangira akazi. Okay, uraza utangira akazi ahangaha nk'ibisanzwe, uze uhitemo Telegram, open Telegram, nyine link ufungure Telegram ugende uba following gaye. Ubu buryo ndi kubereka gaye burakora neza cyane. Okay, hariya rero dukanze ko bita Telegram, turebe iyo Telegram watuzaniye bo tugiye gufollowinga. Okay, abari kutubwira ko username ahangaha itari kubasha kuboneka kuyo ari abatanze. Rero yuko nanga biri kwanga, usubira inyuma ukajya gushaka akari gukora neza bitewe nuko babyagenze gaye. So rero tugiye gukomeza dushakemwo ubundi buryo, ariko buno buryo nubwo harimo akazi kenshi, harimo uburyo wenda akazi kaba kari kugenda ka updating n'ukuntu kari kugenda gakorwa, ariko burya uburyo bwa nyabwo gukora amafaranga harimo kudownloading application no gukina game. Nibwo buryo bwiza bwo gukoramwo amafaranga. So aha rero turaza dugakanda ndetse ngo gukina game. Aha niho twita dukanda iyi game. Rero uko zikinwa, first harimo icyo bita offers, wowe ugenda ukadownloading application, aho ugenda ugakina game nk'ibisanzwe, aho bitewe nuko nyine bitewe n'ibyo baguhaye. Aha ari byo bita offers, ari cyo bita servers, ariyo bita wars, ariyo bita kura video ari na shorts. Aha niuza anitse uzugasubiza ibibazo baguhaye. Tuvuge nk'anga server are available at the moment, please check back. Okay, wars anga naho turebe tuakande turebe abihari. Hari icyo bita complete server from Bitribes server wall and to earn additional points. Ugenda ukanda bitewe n'ibyo baguhaye nk'ibisanzwe, aritse PS nk'ibisanzwe. Ahangaha noneho aha uzukareba video amasegonda 10 gusa ukahita ugeninga ibiceri byawe, ariko ahangaha habarimo nyine habarimo nyine uduceri duke, ariko abari utwo nyine bitewe n'ibyo ubushaka gaye. Aha rero ni ikirere kindi dukora, ahanditse ngo short, aho urakanda ukareba ese nibiki bindi bahashize. Short ahangaha uko nako ziba zuhuzuye umurundo ku bantu baba bafite kureba video. Ahangaha video iba yuzuye, mwaka kukareba amasegonda views, ukahita ubasha gukorera abiri views, ukahita ukora abiri bitewe nuko wagiye ureba gaye. So aha rero harimo uburyo bwinshi nyine abantu bakoramo amafaranga, ukona ko wabikura kandi bigakunda bitewe nuko wakoze. Tugiye kwanditse ngo offers, niho turakanda noneho. Aha niho abantu benshi bari gukora amafaranga akahita abageraho. Handitse ngo start offer ibisanzwe. Rero handitse ngo start offer ibisanzwe, sign up today, free play turns play into pay, earning rewards daily, complete funny server, discover deals and try new offers in our free play app. Play through game feed, changes and ranks rank up points you can redeem for awesome rewards. Start earning today. Ngibisanzwe iyo wagira amahirwe ukabona iyo bita alibaba.com B2B ngibisanzwe marketing price, ngibisanzwe icyo ukora niki iyo bita
Alibaba nk'ubu nidukanditse ngo start offer nk'ibisanzwe bahita duhereza ko point zingana na 346. Ese ubundi bigenda gute kugira ngo ubashe gukorera point nyinshi ubashe no kubikura? Tugiye kuza none dukande kuri Alibaba. Icyo turakora ni iki? Tugiye kuita tugenda downloading. Twayigezeho rero ya Alibaba. Instruction madoya yo kugenda followinga biba biri mu Kinyarwanda, ariko iyo tugeze kuri offer y'ibindi bigiye bitandukanye uko akora amafaranga menshi bisanzwe uhita kuzanira icyongereza nk'ibisanzwe. Bahise kubwira ngo Star requirements ikisobanuye Star application ukore sign up ubundi ubona amafaranga event what alibaba.com yisanzwe ukanda ndetse ngo start off nk'ibisanzwe eligibility guide. You should not use VPN. Nago kugira ngo ukore Alibaba cyangwa gaining is coin nago emeye ukoresha yo bita VPN. You should start and complete the offer from the same device and location. Icyo tugiye gukora ni iki? Handitse ngo start offer na kindi no turahita dukanda gusa. Gayi buno buryo ndi kwereka nibwo bwonyene gayi buri gukora, na kindi urahita wikurana ukanditse ngo start na kindi offer na kindi gayi. Iyi rero igiye kwita tujyana he? Igiye kwita tujyana kuri Play Store. Nubukoresha iPhone n'izindi wenda zidakorana na Play Store, uraza kwita ujya kuri App Store wenda n'urugero uraza kwita mu ushaka, ariko ngewe bari kumbya ngo continue to Play Store and download. Ndaza ukanditse ngo continue to Play Store nk'ibisanzwe, ngende downloading application nk'ibisanzwe guy. Guy rero tugiye kudownloadinga Alibaba. Alibaba ino rusanzwe rero ufitemo Alibaba, hari igihe ushobora kugenda ugakora sign up nibaguhereze utadownload application nibaguhereze izo coin bisa kwisiba kugira ngo ngiye downloading. Na kindi turaza gukora taza gukanda ndetse ngo install. Aha turaza gukanda ndetse install na kindi. Handitse install ubundi tu downloading gayi n'ibisanzwe ubundi tubashe kubona izo coin. N'ibisanzwe rero izo coin aho bazikura naho impamvu ituma bazishyura nuko babasha kwamamaza. Uko nanki Alibaba yabahaye amafaranga kugira bamamaze. Muri amafaranga babahaye nabo baherezamo make kugira ngo babashe kwasangira n'aba customer kugira ngo application ikundwe cyane kandi ikoreshwe n'abatari bake kugira ngo ikomeze nyine ibone abakiriya. Rero mu bwo buryo niho ibasha nyine gutanga amafaranga kuri platform nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo ikomeze nyine imenyekane ku isi yose. Okay, nyibisanzwe rero iyo Alibaba nurangiza kuyestara nkuko nayiberetse ku downloading uzaza ukanda handitse ngo open. Nta kindi uzakora ahangaha, uzaza ukande handitse open. Rero ikizakurikiyeho ni iki? Uzagenda nyine yibisanzwe ngiye kwereka step by step. Bisanzwe nitumara gukanda kuri open kuri yo bita open nyine Alibaba nyibisanzwe ikizagikurikiyeho ni iki rero? Nukuza gukora sign up kuri iyi application. Babitubwiye ko ari ukwestara ukayikora ugakorana na register kuri iyo application kugira ubashe kubona zira coin. Uzaza ukorera register kuri cyangwa ukora sign up kuri ukoresheje Google birakunda. Ukoresha yo bita ukoresha iyo bita Facebook birakunda. Turaza dukanditse ngo Google continue with Google. Okay, nyibisanzwe yari nababwiye yuko harimo uburyo bwinshi nyine abantu bakora mu ibiceri gayi. Naberetse uko ugenda ugaflowinga akaguhereza coin zawe nkuko hanga twabibonye. Azuka kanditse ngo gusaba nyibisanzwe ukagenda ukareba ibyo bari kubyira nyine urakora. Nyibisanzwe nababwiye ko hano hasi umanuka ukagenda ukorera bitewe n'akazi baguhaye nyibisanzwe kugeza igihe cyose uraza kurangiriza abakazi baguhaye. Nariberetse kuntu bikora, ni bari kuri WhatsApp nyine ukanda ukagenda ukara instruction zindi baguhaye. Nyibisanzwe rero already anga twamaze gukora okay hari rero iyo amaze guflowinga abangaba harimo uburyo bwinshi. Aha twavuze iby'akazi, so aha reka duse nkaho dusubi inyuma tugende turebe akandi kazi karako twarakarangije. Aka twarakarangije reka tujye guhanditse YouTube. Iyo hakanza aha YouTube ubundi bakuzanira uburyo bumeze nk'ubu ngubu. Umubare w'abakozi bakeneye abakozi angana n'ibihumbi 3,339 nibo bakeneye kujya batange subscribe. Gutanga subscribe kuri channel
nuko nguko rero bikorwa, uraza ukande aha kuri iyi yanditse gusaba nk'uku nguku. Okay, ndaza nkande ari handitse sabo nk'uku nguku, nindangiza atakubwira ibijyanye n'akazi ugiye gukora, n'ibisanzwe kuri Rwanda Micro Job ushaka akazi, ibyerekeranye n'akazi. So ahangaha akazi bari gushaka gutanga ni aka subscribe, akazi gutanga subscribe kuri channel, ukahita ubona amanyarwanda cyangwa ibiceri by'amanyarwanda ngana 15. Aha rero icyo ukora ni iki, urascrolling umanuka hasi ko nanditse gutangira akazi, nkuko nabiberetse ko cyagiye twagiye dukora flow no gukora rero no gukora subscribe. Uraza ugakanditse gutangira akazi nk'ibisanzwe kwangewe nago. Reka nsubire inyuma. Reka nsensa nkaho nsubire inyuma. Ngewe nago shaka ko playing ano majwi ajye muri iyi video ndi gukora, ko bashobora kumana bakamereza wenda copyright n'ibindi, ko nacuranze amajwi y'abandi bantu, ko nacuranze amajwi y'abandi bantu kuri channel yanjye. So aha rero ndi kwereka uburyo bundi nyine burimo nyine tu. Aha uraza handitse upcoming gutanga akazi, nawe wishaka ngaha utanga akazi tu, akazi watanze. Nangaha urabibona ko handitse gutanga akazi watanze mu minsi iri imbere nabyo bizaba biri kuza. Rero aha icyo bita time war nayo babwiye, handitse time war harimo uburyo bwinshi nabwo ngiye kubereka ahangaha. Time war cyangwa time war ni gute yo imeze, harimo uburyo bwinshi naho nyine ukoramo task zaho. Reka mbereke uburyo bwabo sasa. Handitse ngo approve 0 points, depend 0 points, conversation 0 points. Ahangaha task zaho ni uku nguku zimera. Ni server ahangaha uraza ugasubiza ibibazo bihari, nk'ubu ni makanda ngiye kureba niba hari ikibazo bazanye ubundi tubashe kugisubiza. Aha niba kizana already uragikora, ariko niba kidahari urategereza. Already ahangaha wese kiduhereza ikibazo cyacu. Point length minutes start nk'ibisanzwe. Aha ushaka kwanda block naribi. Aha cancel. Aha rero handitse ngo time war introduction server. Angaha iminota ingana ngo ni 100, start 3. Ushaka nyine ukanda handitse ngo start, ubundi ukareba izo point ese ubundi zo zimeze gute, ibyo bibazo baguhaye ni gute bimeze. Aha ni ku bibazo baguhaye nyine usubiza, harimo task nyine bitewe n'ibyo baguhaye. Twagiye noneho reka dukande allow turebe. Cancel. Akubwira ngo question ya mbere nk'ibisanzwe, aha baguhaye ibibazo, uragenda usubiza ikibazo kimwe kujya ku bibazo 30, ubundi ukabasha kubona 0 coin. If you have any question or require support about tasks or server, you can click on the support tab and the left side menu and click on the chat icon and start a live chat. How do you get support on time war? Arimo uburyo bwinshi ahangaha rero. Usoma ikibazo ushaka gusubiza ukagisubiza. Ese sending a message manual and support email. Ahangaha uhitamo bitewe n'ikibazo kwaguha. Ese click on support tab and the menu and click on the chat. Ni iki ahangaha uhita usubiza hano ha gatatu, ni uhita usubiza ubundi ukahita usubiza ikibazo cyawe. Ndahiyako kira kibazo araba ari cyo cya mbere. Ahangaha already cyabaye. Ikindi kibazo nibyo nyine ugenda usubiza tugakanda next bitewe n'ibyo uri kwiyumvisha, niba ari byo niba atari byo ukagenda ubyumvisha. Time war has minimum withdraw amount of the 500 points. Once you reach this, you can just click on withdraw to withdraw your point to partner website. What is the minimum withdraw amount of time war? Ahangaha niba tuvuge wenda niba ari 500 points nizurakanda, niba ari point 10 nizurakanda, ari 1 point nizurakanda. Already kwenda kwanjye wenda nabizi, reka nkanditse ngo very likely. So dukomeze turebe niba ibisubizo birakomeza kugenda gake gake. Ubuno buryo rero mwabusabye kenshi ko nabakorera. Ahangaha tubwira ngo what is your current
employment status. I am not CEO of Apple. I am not of CEO of Apple. Self-employer, business owner, employer full-time, employer part-time, retired, disabled, students, full-time, homemaker, active, military, temporary, employer, freelancer. I am the owner Amazon. Aha rero uhitamo abakubwiye ngo what is your current employment status, ibyo ukora wenda nitewe nuko na current yawe ukora, uhitamo niyo ukora wenda akazi wenda tuvuge ukora cyangwa talent, n'uburi umunyeshuri tuvuge reka nkandanga tuvuge wenda n'uburi umunyeshuri cyangwa na uri retired nyibisanzwe, ukanda bitewe n'iyo ushaka nga niba uri CEO wa Apple ukanda tuvuga nga student wenda umunyeshuri already, turi kugenda duzamuka. You have ever been the moon, ese wigeze uba mu kwezi cyangwa wigeze ugera ku kwezi? Tuvuge niba warageze ukanda yes, niba utarageze ukanda no. Reka dukande no turebe, dukomeze tugende tureba. Ahangaha ndikwereka uburyo bwinshi nyine umuntu againinga zira point, ukanga baguhaye bitewe n'ibibazo baba baguhaye, ugenda ukurikiza niba baguhaye. Doing the same several task multiple times from multiple fake account will result in chargebacks or dedication of the earnings from your account. You are only allowed one account per person or time. How many time your account are using allowed to have? Ese tuvuge kaduhitemo wenda imwe kuko ariyo ibikeneye kuruta izindi. Rero iyo ukomeje ukagera ko nanga tugize ibibazo 7, rero iyo ukomeje ukagira amanota 100 urakomeza bakagorezera coin za cyangwa zira point zawe bitewe n'ibibazo wagiye usubiza. Rero nago nkomeje uku nguku urukona ko video yaba long cyane. Rero icyo dukora ni iki rero, yaba ndende cyane already, reka duse nkaho dusubira inyuma gatoya. Anytime uko nawo bakora zira task zayo bakabona gain cyangwa bakabona coin zibasha gutuma bakora withdraw. Ni kubibazo kwa tiro na task zayo nuko nguko iyo bita time iri muri iyo bita Rwanda micro job. Indi nababwiye nyine ikora withdraw kuri Momo. So iyi rero arimo uburyo bwinshi approved, byagezweho byo baguhaye, ibyemejwe, ugenda ukora task bakagenda guhereza ubwo buryo uko bigenda bugaragara hangaha. Task show head freighter n'ibindi bigiye bitandukanye kuri task baguhaye na za offers zirimo. Rero twagiye duklikaho tugenda tubona coin zacu. Buy click nyibisanzwe uklikaho ukabona coin nyibisanzwe ahangaha ugenda ubona. Tuvuge nkanditse ngo view ni ukureba nyine already. Yukanzeho ubona coin zawe nkuko byagiye bigaragara ahangaha, uko bigenda coin zawe zigenda zigaragara gaye. Rero harimo uburyo bwinshi ugenda uklikaho already, ariko nago ari byo ndirigwa nindaho cyane, nandi kwereka way uko ugenda uklikaho. Reka dusubire inyuma rero. Hariya twari turi kuri yo bita time war cyangwa time war, yari iri hariya. Twari turi kugenda tureba uko coin zacu zigenda zikorwa na sabo, naberetse uko bikorwa ko hari ugenda ugatanga subscribe, ukaza naberetse ahantu nyine munsi aho ugenda ugashyiramo ifile yawe cyangwa ifoto yawe wakoze screenshot, wazanditse ngo ibisabwa andikamo ibyemeza ko wakoze akazi, ubundi niba kuri YouTube witwa amazina runaka ukahita uyandikamo. Nuko wayimize ukahita uyandikamo kuri YouTube. Tuvuge niba witwa wenda Claude, kuri YouTube uzaza wandikeho Claude kariwe utande sabo. Ni muri ubwo buryo rero. Ahandi rero ni iki rero, naberetse indi way rero. Indi way rero ahanditse hot gukina game, uraza nyine ukabikora tu. Noneho withdraw tugiye kugera mu kiciro cya withdraw. Nyibisanzwe ukanda kuri bwa boro buri hagati hejuru, ubundi ukaza nitse ngo withdraw, handitse ngo kubikura.
aha niho uraza ukahakanda ese requirement yo kubikura ubundi ni angahe, nibyo tugiye kureba. Requirement yo kubikura already ahangaha kubikura aha wise ubibona kubikura ni amategeko yo kubikura ni 100 kuzamura. Aha uraza kwandikamo umuyoboro ushaka kubikuriraho, ndaza mitemo MTN Rwanda, tuvuge hanga wisemo MTN Rwanda, uze witemo nimero yo kubikura ukaza ukayandikamo hangaha, amafaranga urabikura ukaza ukayandikamo hangaha, ukahita wemeza mu minota mikeya cyane ahita kugeraho kandi namananiza gaye. So rero ndakeka yuko buno buryo mberetse burabafasha, kuko ngiye zino bolo nankunze kuzikora cyane kuko kwamba afite byinshi mbandimo, ariko rimwe na rimwe iyo nabonye umwanya ndazikora kuko tuno tubolo nyine ni sawa, nago aya mayinite wayabura kuko turafasha cyane. N'udusengisa 1000 kuri bolo, wabonye amayinite yawe, washoye amayinite yawe ntago wayabura gaye. So rero ndizera yuko kantu mwansabye ko nabahereza kuri MTN kabikurika kuri MTN, ndakeka kano bolo ko kabafasha gaye. So ndizera uko rero ako mwasabye kabikora kuri MTN kandi akugeraho mu buryo bworoshye cyane, utiri ukoresha za Binance kugira ngo ubashe kuri withdraw. Iyi irabafasha, ndizera uko mwayisabye kenshi yuko irabafasha kandi yakomeza kubageza kure. So rero nahandi nababwiye ngo gukina game, aho naberetse uko wa downloading application ukahita ubona coin zawe. Aha nababwiye ukuntu mu downloading application ukabona coin, kandi ku downloading application yego muri harimo uburyo bwinshi. Okay, muri harimo uburyo bwinshi ugenda ukagera ugakreba video, ariko ntago wakuzara amafaranga wenda 100 waryuza dese wayuzuza, ariko ntago wazapfa wuje wenda n'ibihumbi 2 cyangwa n'ibihumbi 5. Ahangahe kugira ngo ubyuzuze nuko uza ugakanditse gukina game, ukaza ugadownloading zino application bitewe na instruction baguhaye. Nk'ubu nidukanda handitse ngo start offer, tugiye kureba icyo hano isabwa. Ino offer nta kindi uyikanda handitse ngo start offer, bakahita goreza 99 coin, ugakora icyo bita sign up hejuru gusa, nta kindi ukora. Rero ibi byose naho ushaka kubikandaho kuko bino byose byashobora kuneza amakosa cyangwa bikangwitesha copyright. So rero iyo ugiri wa mahirwe ugasanga iyo yitwa Alibaba nyibisanzwe ukakanditse ngo start, nayiberetse aha ngewe rero iyi Alibaba kusanzwe nyifite ntago wamaye coin cyangwa bayimaye umuntu kugira ngo abashe kubona ira coin, nuko ayikandaho akahita ajya ku downloading ikuzura, akagenda akayestara, yamara kwestara agakora sign up akoresha email, ubundi yagarukaho agakora refresh, amafaranga izi coin 649 cyangwa bitewe nizo baguhaye ukahita uzibona, ukahita yabikura amafaranga yawe mu gihe gito cyane. So ndizera yuko mwabisabye kenshi, ariko si ubwo buryo gusa, harimo ibibazo angana iberetse, harimo war ni nanga ukanda handitse PTC, ahangaha harimo uburyo uza handitse ngo sign up complete offer withdraw, ahuza ugakanda ahangaha kuri amasegonda 10 ukahita ubona 4 amasegonda 10 ukabona rimwe, ubundi kagenda ukorera short, ukorera izo coin ukorera utwo ducere gaye. Handitse ngo na short, aho urakanda uza ukabonamo uko ugenda ukora view, ugenda ureba hanga harimo uburyo bwinshi gaye, ubundi ugenda ukoreza ibyo bicere byawe by'amanyarwanda. Aha ni mu manyarwanda nanga ari mu madolari kuko bita bigufasha kuri withdraw. So rero ndizera ko mwakansabye mutari bake kugira ngo bahereza gukora withdraw kuri MTN. So rero niba ushaka kumenya byinshi waza kujoininga WhatsApp uri muri description iyi video cyangwa ukanyandikira WhatsApp. Ariko ibyo nakubwira, wagera kuri 500, wagera kuri DS, wagera kuri 300, wemeye kwabikura kuri mumaka kugeraho gaye. Ndakunda cyane, Imana ikomeze barinde icyo bo sample nk'ibisanzwe, agakomeze tumye byinshi no muhungu wawe bagezeho bya mbere, haba ku boostinga channel zanyu, haba kubagezaho bya mbere trendinga kuri social media na za show na entertainment, turanga kwahereza ibya mbere gaye. Iyi mwayisanye mutari bakere, ndizera ko yabanyuze, kandi nawe withdraw nzaza makora video ko akora withdraw niba butayibonye neza, ariko naberetse way uburyo bworoshye cyane kuko ibi byose Binance wenda baguhitisha mo gukoresha USD cyangwa Bitcoin cyangwa Ethereum. Iyo ukora withdraw ukoreshizemo namba yawe nta kindi gusa, umuntu akahita kujya wagize money mu nababye ko money mu withdraw ari kuba ufite 100, 200, 300 kuzamura bitewe nayo ufiteho, kandi ukahita kugera kuri mama. So rero ndizera ko mwayibonye. Iyi ntabwo isaba byinshi kuko wagiye ureba birana kweretse, ugenda utanga sub, ugenda utanga flow, ugenda ureba zera video wahita ubikura kandi mu gihe gito cyane. So ndakunda cyane, Imana ikomeze barinde.